Hari igihe abantu binjira mu buzima bwawe ukibwira yuko ari Imana iguhaye, ariko nyuma ukaza gusanga aribo barimo kugusenyera. Iyi ni inkuru ya Aline, umukobwa wari ufite umutima mwiza cyane. Yari umuntu utuje, wiyubashye, adakunda ibintu byinshi. Abantu benshi n'inshuti ze bakamuvuga neza, zikavuga yuko ari umuntu wizerwa, ukunda iby'ukuri. Ariko Aline yari afite ikintu kimwe cyamugiraga ingaruka cyane. Iyo yakundaga byimbitse cyane. Ntiyajyaga agira imipaka, yatangaga umutima we wose nta gusigaza. Hari igihe cyageze atangira kumva ari mu bwigunge. Yarebaga abandi bakundana akumva narabyifuza. Mu mutima we yaribazaga ati, ese nanjye nzabona umuntu unkundira by'ukuri? Kandi mu Bibiliya haravuga hati, si byiza ko umuntu aba wenyine. Aho ni Itangiriro 2:18. Iri jambo risobanuye ko umuntu aremewe umufasha, cyangwa se umuntu wese waremwe akeneye umufasha cyangwa se umuba hafi. Ariko ikibazo gikomeye ni iki: si buri muntu wese witonda cyangwa se buri muntu wese utuje uguha urukundo nyarwo. Umunsi umwe nimugoroba, Aline yaricaye mu cyumba cye, afata telefone, abona message nshya iturutse ku muhungu cyangwa se ku musore witwaga Kevin. Yari message yoroheje irimo utugambo tworoheje nka hayi, ngo ndamenye ifoto ya profile yawe, urasa neza. Aline yarabanje aratekereza, aribaza ati se musubize cyangwa mureke. Nyuma y'iminota mikeya yaramusubije n'akajambo koreje gusa ngo hayi. Aline ibyo ntiyabaga agaciro, yaramaze kwifata nk'ibisanzwe. Yaramaze gufatwa n'amarangamutima ku buryo atarakibona neza ukuri. Ibyo nibyo Bibiliya ivuga. Umutima urusha ubundi byose uburiganya kandi urwaye cyane. Aho ni Yeremiya 17:9. Iyo umuntu yakunze cyane ashobora gutangira kubeshya ku kuri. Aline yakomeje gukunda Kevin, yamubwiraga ibintu byose akamwizeza 100% cyangwa se 100%. Ariko Kevin we yari amaze kubona yuko Aline yamukunze cyane. Hari ikintu abantu benshi batemera cyangwa se ikintu abantu bibeshyaho. Iyo umuntu abonye ko umukunda cyane, hari igihe agufata nk'umuntu amaje kumufata, nakomeze kugushyiraho ifoti cyangwa se nakomeze kugushyiraho imbaraga. Aho ngaho ushobora kuguha urugero. Aho ni nk'igihe umuntu abonye akazi ariko nta wundi muntu ako kazi bagahanganyeho. Icyo gihe ashobora kugakora ariko atagasize imbaraga nyinshi. Umunsi umwe nijoro Kevin yaramwandikiye ati, hari icyo ashaka kukubwira. Aline umutima we uratera cyane, aramusubiza ati, ni ikihe? Kevin ati, numva kugukunda Aline, cyangwa se numva gukunda Aline ari ishema cyane. Yumva inzozi ze zigiye kuba impamo. Yabonye umuntu yashakaga gukunda, ariko ukuri nuko si buri muntu wese ugukunda aba ari ukuri koko, kubera ko hari ugukunda ariko ari uburiganya. Icyo cyari icyemezo gito cyane ariko kigiye guhindura ubuzima bwe bwose. Batangiye kuganira ku munsi wa mbere, ariko baganira ibintu bito byoroheje. Umunsi wa kabiri baganira igihe kirekire, mu minsi mike cyane, bari basanzwe bavugana buri joro. Kevin yarazi kuvuga neza, yarazi no gusetsa, ndetse yarazi no gukura umutima. Yabwiraga Aline amagambo meza cyane atararigeze yumva. Yaramubwiraga ati, uri umuntu wihariye, sinigeze mbona undi muntu umeze nkawe. Mbese yamwumvikishaga yuko ubwiza bwe ari ntagereranywa. Aline yatangiye kumva hari ikintu cyihariye abonye muri uwo musore. Atangira kumwishimira, atangira no kumutekerezaho buri munsi, kubera ko umuntu wake nziza nako nawe utamutekerezaho. Kandi muri Bibiliya haravuga ati, amagambo meza ni nk'ubuki, ashimisha umutima kandi agakiza n'amagufwa. Aho ni Imigani 16:24. Ibisobanura ko amagambo meza ashobora gufata umutima uva, cyangwa se ashobora gufata umutima uva cyane, ariko si buri gihe aba ari ukuri, kubera ko hari kubwira amagambo meza ari ukukuryarya. Uko iminsi yakomeje gushira, urukundo rwatangiye gukura cyane. Aline yatangiye kumva yishimye cyane iyo Kevin yabaga yamwandikiye. Yatangiye kumutekerezaho buri munsi, kubera ko yamaga keya nziza. Ariko hari ibintu
byari byishe atabonaga. Hari iminsi Kevin yaburaga ntasubize message, yagaruka nyuma yaho akavuga ati sorry nabayeho busy. Kandi muri baravuga ati ntitukagonere mu magambo gusa no mu rurimi gusa, ahubwo dukorere mu bikorwa ndetse no mu kuri. Aho ni Yohana 3:18. Urukundo nyarwo ntirugaragara mu magambo gusa, ahubwo rugaragara mu bikorwa. Ari nicyo gihe nari akibona ibi ngibi, yari amaze gutanga umutima we wose. Yari yinjiye mu rukundo atazi ko ari bwo ububabare bugiye gutangira. Aho ngaho rero hari isomo rikomeye. Ntitugahite twizera amagambo y'umuntu vuba, kubera ko amagambo ntajyamwe ajya afite yuko azagomba kugukunda. Ashobora kubeshya cyangwa se ukanamwizera bigakunda. Icyo gihe reba ibikorwa bye, niba ngombwa urebe na consistency ye. Urukundo nyarwo nirwihisha, rurigaragaza. Icyakurikiyeho nyuma nicyo gikomeye cyane. Iki nicyo cyandi ubuzima bwa Aline bwa burundu cyangwa se bwose. Ushobora kwibaza ati ese Aline azemera urwo rukundo, cyangwa se ese Kevin azamukunda by'ukuri cyangwa hari igihishe inyuma? Kanda like dore mu kindi gice cy'iyi nkuru, kandi icyo gice kirimo ibintu bikomeye cyane.